Iyo abantu bumvishe izina komando akenshi batekereza gusa imbaraga z'umubiri, nyamara umukomando nyawe aba akeneye ibintu byinshi bigiye bitandukanye birimo ubwenge, birimo kwihangana, imyitwarire myiza, gukorera hamwe ndetse n'ubwitange bwo gukorera igihugu. Urunguru ni uruhurirane rw'ibyo byose tuvuze haruguru rutuma abasirikare b'abakomando babangamiwe abasirikare bakomeye ndetse kandi batozwa cyane kurusha abandi mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi bakaba bafite n'inshingano zikomeye harimo kurinda igihugu ndetse no gufasha abaturage. Bakora imyitozo idasanzwe ituma baba abakomando bakomeye kurusha abandi mu isi. Imyitozo yo kongera imbaraga z'umubiri, imyitozo yo gukomeza umutima ndetse n'ubwenge, imyitozo yo kugenda urugendo rurerure, imyitozo yo gukorera hamwe kukizwe nka teamwork, imyitozo yo kwihanganira ibihe bikomeye cyangwa se ibihe bigoye, imyitozo y'ubuyobozi cyangwa se leadership, imyitozo yo gutabara ndetse no kurengera abaturage, imyitozo yo gukoresha ikoranabuhanga ndetse n'imyitozo yo kubungabunga amahoro. Sibyo kandi gusa abakomando ba RDF batozwa byinshi bigiye bitandukanye birimo gukunda igihugu, kuba inyangamugayo, kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga igisirikare cya RDF bw'ikinyamwuga, kugira ikinyabupfura ndetse no kurangwa n'ubutwari n'ubunyamwuga. By'umwihariko muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe imyitozo igira kuri 10 idasanzwe ikorwa n'abakomando ba RDF b'u Rwanda bigatuma batinywa ku isi hose, bagarura amahoro mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, abakecuru ndetse n'abasaza babarimba buri munsi. Nkwibutsa ko nimba rero bwa mbere ugeze kuri no muyoboro w'icyo bicaye no mu Rwanda, nimba utarakora subscribe reba hasi ukandi subscribe ndetse kandi ukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Siyera umuhumuza niko nitwa, ikaze mu isi ibiganiro bigezweho kugira ngo usobanukirwe byinshi kurushaho bicanganyitse muri isi dutuye. Yego, biragoye kwitwa umukomando wa RDF, Rwanda Defense Force. Kugira ngo witwe umukomando cyangwa se special force wa RDF bigusaba gukora imyitozo ikomeye cyane, ari nayo tugiye kugaruka muri kino kiganiro. Umwitozo wa mbere udasanzwe ukorwa n'abasirikare badasanzwe b'u Rwanda ba RDF cyangwa se special force, abakomando. Abakomando baba basaba kugira imbaraga zidasanzwe, kwihangana ndetse no gukora igihe kirekire bataruhutse. Akaba ari nayo mpamvu bakora imyitozo ikomeye cyane, harimo kwiruka, gukora pompage cyangwa se push up buri gitondo amasaha yose, yaba saa sita, ku manywa ndetse na n'umugoroba, gukoresha inzitizi zigiye zitandukanye ndetse no gutwara imitwaro iremereye. Ibyo ngibyo bikabafasha gukomeza umubiri wabo ndetse no kubaka ubudahangarwa bw'ubwonko. Iyi myitozo yose intego yayo ni ugutuma umusirikare ashobora gukomeza akazi ke neza ndetse kandi akazi katoroshye haba mu bihe bikomeye, ndetse kandi akagumana ubushobozi bwo gufata ibyemezo mu bihe byihuse ndetse kandi mu bihe bigoye. Umwitozo wa kabiri udasanzwe ukorwa n'abakomando badasanzwe ba RDF, Rwanda Defense Force cyangwa se abakomando, ni imyitozo yo gukomeza umutima ndetse n'ubwenge. Uretse imyitozo yo kubaka imbaraga z'umubiri, abakomando b'u Rwanda batozwa gukomera mu mutwe kubera ko baba bateganya ko bashobora guhura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se inzitizi zikomeye cyane ku mirongo y'urugamba. Aba bakomando bahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye mu myitozo kugira ngo bamenyere gukora akazi kabo mu gihe gito mu bihe bigoye kabone niyo baba bananiwe. Iyi myitozo yose ibafasha gukomeza gutuza ndetse no gufata ibyemezo byiza ndetse kandi ibyemezo nakuka mu bihe by'igitutu cyangwa se mu gihe urugamba ruba rukomeye. Umwitozo wa gatatu ukorwa n'abakomando badasanzwe b'u Rwanda muri RDF, Rwanda Defense Force. Ahangaha abakomando bakora urugendo rurerure ndetse n'imizigo ku bitugu byabo, banyura mu misozi ihanamye ndetse kandi miremire, amashyamba adasanzwe ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye hagoye. Ibyo ngibyo bikaba bituma aribo bitwa abakomando badasanzwe b'u Rwanda cyangwa se special force. Iyi myitozo yose ngo nibafasha kumenyera neza ndetse no gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda cyangwa se n'ahandi hose baba boherejwe mu gihe ku rugamba biba byananiranye. Abo ngabo ni special force y'u Rwanda cyangwa se abakomando badasanzwe b'u Rwanda. Dore umwitozo wa kane ukorwa n'abakomando badasanzwe b'u Rwanda, ni imyitozo yo gukorera hamwe cyangwa se teamwork. Ahangaha umukomando mwiza ntabwo ajya akora wenyine, atozwa gukorera mu itsinda cyangwa se gukorana n'abandi kukizwe nka teamwork, kubahana ndetse no gufashanya. Mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, intsinzi y'igikorwa kenshi na kenshi ibishingiye ku bufatanye bw'abasirikare bose kukizwe nka teamwork. Ibyo byose bikorwa n'abakomando badasanzwe b'u Rwanda cyangwa se special force. Uyu ni umwitozo wa gatanu udasanzwe ukorwa n'abasirikare badasanzwe b'u Rwanda bazwi nka special force cyangwa se abakomando badasanzwe b'u Rwanda, bikaba bituma aribo basirikare batinyitse kurusha abandi mu Rwanda. Abangaba ni abakomando batozwa gukora mu bihe bigoye, yaba mu mvura, mu bushyuhe cyangwa se mu mbeho, kugira ngo bamenyere cyane ibihe byinshi bigiye bitandukanye bigoye kuko bateganya ko bazahura nabyo mu minsi iri imbere. Ibi ngibi bituma bashobora gusoza inshingano zabo neza mu kanya gato ndetse kandi mu masaha make niyo yaba ari mu bihe bigoye.
Umwitozo wa gatandatu udasanzwe ni imyitozo yo kuyobora cyangwa se leadership. Abakomando benshi b'u Rwanda bahabwa inshingano nyinshi zigiye zitandukanye zo kuyobora abandi. Iyo ngiyo akaba ari n'impamvu batozwa ubuyobozi cyangwa se leadership, gufata ibyemezo byihuse ndetse no gukemura ibibazo. Umuyobozi mwiza muri RDF aba agomba gushobora gutuza ndetse no gutekereza neza niyo haba ari mu bihe bigoye. Ibyo ngibyo akaba ari nabyo bituma bahabwa akazina ka Special Forces cyangwa se abakomando badasanzwe b'u Rwanda. Umwitozo wa karindwi ni imyitozo yo gutabara ndetse no kurengera abaturage. Mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye bya RDF, Rwanda Defense Force, abasirikare b'abakomando nibo bafasha abaturage mu gihe habaye ibibazo bikomeye cyane cyangwa se ibindi bibazo byoroheje. Aba bakomando b'u Rwanda batozwa uburyo bwose bushoboka bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze, gutwara abakomeretse ndetse no gufasha abaturage mu bihe bikomeye by'amage. Tugeze ku mwitozo wa 8 ugaragaramo imyitozo yo gukoresha ikoranabuhanga ridasanzwe. Abakomando b'u Rwanda cyangwa se ingabo z'igihugu baba bafite ubushobozi budasanzwe bwo gukoresha ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga. Aba bakomando kandi batozwa gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu by'itumanaho ndetse n'ibindi bikoresho byose bigiye bitandukanye bya gisirikare byifashishwa mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Akaba ari nabyo bituma bagira ubushobozi budasanzwe ndetse n'ubwenge budasanzwe ku mirongo y'urugamba. Tugeze ku mwitozo wa 9. Uyu mwitozo wa 9 ugaragaramo imyitozo yo kubungabunga amahoro hirya no hino mu isi. RDF imaze imyaka myinshi yitabira ubutumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino mu isi. Abasirikare ba RDF batozwa gukorera hamwe ndetse no gukorera abaturage, kubahiriza amategeko ndetse n'amabwiriza mpuzamahanga ndetse no kurinda abasivile. Ibyo byose aba ari intego yabo nyamukuru mu kurinda abaturage ndetse no kugarura amahoro mu gace babarizwamo. Tugeze ku mwitozo wa 10, ari no mwitozo udasanzwe utuma umusirikare w'umukomando wa nyawe ndetse kandi wuzuye. Ni umwitozo ubarizwamo indangagaciro z'abakomando. Ikintu gikomeye ndetse kandi kiruta ibindi ni indangagaciro. Abasirikare batozwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigendanye na discipline mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, harimo gukunda igihugu, kuba inyangamugayo, kubahiriza amategeko ndetse n'amabwiriza, kugira ikinyabupfura ndetse no kurangwa n'ubutwari n'ubunyamwuga. By'umwihariko iyo abantu benshi bumvishije ijambo komando, akenshi na kenshi batekereza gusa ku mbaraga z'umubiri. Nyamara umukomando wa nyawe aba akeneye ibintu byinshi bigiye bitandukanye biri mu bwenge, kwihangana, imyitwarire myiza, gukorera hamwe ku kizwi nka teamwork ndetse n'ubwitange bwo gukorera igihugu. Urunguru ni uruhurirane rw'ibyo byose tuvuze haruguru rutuma abasirikare b'u Rwanda b'abakomando babarizwa muri bamwe basirikare bakomeye cyane ndetse kandi batozwa kurusha abandi, ndetse kandi bakaba bafite inshingano nyinshi zikomeye cyane harimo kurinda igihugu ndetse no gufasha abaturage. By'umwihariko muri iki kiganiro twagarukaga ku myitozo idasanzwe ikorwa n'abasirikare b'u Rwanda badasanzwe ba RDF, Rwanda Defense Force, bazwi ku kazina ka Special Force cyangwa se mu kinyarwanda cyuzuye bakaba ari abakomando, bakaba batinywa ku isi hose. Nkwibutsa ko nimba ari bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro w'ibicano mu Rwanda, nimba utakora subscribe reba hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Tiye umuhumuza niko nitwa ndabashimira.